ntazi umubare hano Nyamirambo kuri 40. Ubwo iyo uvuze utazi umubare mba nanga kubeshya kuko nshobora kuvuga senkanti kandi bararenga bari nko hafi hagati ya senkanti n'ijana. Hano Nyamirambo nagiye kundaya mwishyura amafaranga menshi, nkabona mfite n'amafaranga menshi yo mu kazi, akuramo icyuma ashaka kukintera ngo ayanyambure. Ari indaya ariko nayo muhaye yanga kungarurira. Ndangije ndebye kubw'umutekano wanjye ndavuga uyu muntu sinzano yitoreje, mbaritoreje mu Gatenga, mbaritoreje kuri Maison de Jeune. Nari igisore rero mfite ibiro byinshi, ndavuga ariko aka kana kanyubahutse n'ubu busore bwanjye shobora kuba afite indi myitozo yo ku rwego rundi rukaze, yantera n'icyuma kambaga akandangiza. Yes, nubundi ndongenda basuhuje ni kuri ya YouTube channel yanyu nziza yitwa Gasabo TV Limited. Tukaba twarabemereye yuko tubagezaho ibiganiro byiza kandi byose bifite aho bihuriye n'iyobokamana. Nubundi ngewe kumwe namwe n'ubushize twari turi kumwe. Ubwo rero hari umugabo muye nawe, uyu mugabo akaba ari we nyiri YouTube channel, ariko ubushize aba naramubonye kuri YouTube channel imwe nashaka kuvuga, ari nayo mpamvu yatumye mubwira ati nubwo uri boss wacu gerageza uduhereze natwe ubuhamya, rega abanyarwanda baba bakeneye kukumva. Hari ubuhamya nabonye wari urimo uravuga kandi nabonye bwamarira rwagirira abantu maro, kuko nanjye bwaramfashije. Hari ibintu byinshi cyane nizemo, numvisha ari ubuhamya buryoshye kandi cyane. Ariyo mpamvu ngira ngo abanyarwanda ubashe kugira ikintu ubabwira kuri ubwo buhamya. Hari ikintu watubariza kubanya wabaciriramo makeya ubanje no kubibwira, kuko hari abantu baba batakikwibuka. Murakoze. Nitwa Karani Jean Baptiste. Ndi umugabo ufite abana ubyaye gatandatu. Mfite abana batandatu nkagera n'umudamu. Nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali. Ariko mvuka mu majyepfo. Ubu ni mu karere ka Nyanza. Ubu ni mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza umurenge ni wa Nyagi. Naho ni kimwe mu murenge wa Nyagisozi. Hepfo duhana imbibi n'akarere ka Nyamagabe n'Akahuye. Urumva ni hagati aho ngaho. Naje rero inaha mfite ubuhamya bwinshi ariko ngiye kuvunaguraho gato. Naje inaha ageze inaha mu mpera z'945, mu mpera z'945 dutangira 95. Urumva nari nkiri umusore, nari umusinzi rero nk'abandi bose, nari ikirara nk'abandi bose. Nakundaga inzoga, hakunda kurara mu tubari, nkajya mu tubyiniro. Hariya hose rero na mu gihe cyanyu ko mbona uri umupapa ushisha kangohe, buriya mu gihe cyanyu hari utubyiniro ra? Mu gihe cyacu hariho utubyiniro twinshi hano mu mujyi n'amabare menshi akomeye, zira za hoteli Kiyovu mwumva, za Panafrica. Narahanyuze ejo bundi sinibuka ibyo nasomye biriho. Noneho habagaho utubyiniro bita kwa Nyiraroke, kwa Sky Hotel. Habaga utubyiniro maze igihe iriya rwose nari nkiri umusore nagiye yo kubyina. Nyabugogo hari akandi kabyiniro kitwaga Calvados. Ubwo kabaga Nyabugogo hagana hafi naho bita kwa hano imbere y'amarembo ya gare, hano uruhande rwa station iriya yo muri Feruje za Nyabugogo. Abantu ba kera barahaza. Hari aho rero niho twajyaga Calvados, niko twahitaga. Ubwo rero simvuze mu Migina, simvuze Nyamirambo hano kuri
naho naha kera twajyaga kunywerayo habaga n'utubyiniro tutagira amazina nyine, utwo no dufite amazina. Hano Nyamirambo kuri 40 aho hose twararaga weekend, mbese ukubona weekend z'iki gihe abasore b'iki gihe baba babukereye mu ma weekend, natwe niko twabaga tumeze kuko twabaga dufite akazi tubona n'amafaranga. Agena nakoraga mu Gakinjiro hariya bita muri Adarwa, niho nakoraga, abantu benshi baranzi. Ubwo rero twabonaga amafaranga, na mbere y'uko ubona y'umushahara twabaga dufite amafaranga dukorera ku munsi. Twakoraga ibiraka, ukabareza nk'umuntu ugakora nka pipitire, kandi bitari mu nshingano z'akazi kawe, ariko ukabihagararira cyangwa ukabikoresha ku ruhande ku buryo winjiza amafaranga atari ku mushahara. Hariya habaga amafaranga cyane ku buryo washoboraga kuva mu rugo udafite amafaranga, wahagera mu Gakinjiro kubera ibiraka wagiye ubona, ukaba watahana n'ibihumbi 100 cyangwa 200, bigahita bikongoza nyine kujya mu kabyiniro. 992. Ubu ni nkangahe? 292. Ubu ni nka miliyoni. Imwe se yonyine. Wagendaga yenda tugereranyije 98 2 simbyibuka neza, ariko kiro cy'ibirayi cyari kitararenza amafaranga 40-45. Urumva rero wararyaga ukarya neza. Resitora ahantu henshi bagurishaga ibiryo 50, 100. Icyo gihe hari hariho amafaranga, nibyo rero byatumaga tujya. Abasore urabizi ukuntu abasore n'abiki gihe bagenda biyongoza. Twajyaga mu tubyiniro, abantu mu tubyiniro rero bikakoburija no kujya mu ndaya, ndararuka nyine zo mu Migina ne Nyamirambo. Nakubwiye uburyo nari mfite mu buhamya natanze aho hantu wavugaga, nabwiye uburyo nari mfite abagore ntazi umubare hano Nyamirambo kuri 40. Ubwo iyo uvuze utazi umubare mba nanga kubeshya kuko nshobora kuvuga senkanti kandi bararengaga. Bari nko hafi hagati ya senkanti n'ijana, hagati ya 50 n'ijana hagati. Mba nanga kubeshya ngo bose bagaburira se. Uducuti gusa nsimburanya. None se kucyo bita abagore kandi buriya indaya umugore ubwo ni indaya. Iryo zina ryiza twashaka kumva. Ariko mubisigiriza abagore kandi wapi. Ibyo rero tubibamo. Ubwo ndi gutanga ubwo buhamya mba nibuka cyane n'uburyo Imana yagiye iturinda, kuko ijoro rimwe hano Nyamirambo nagiye ku ndaya, mwishyura amafaranga menshi, nkabona mfite n'amafaranga menshi yo mu kazi, akuramo icyuma ashaka kukintera ngo ayanyambure. Ari indaya. Ariko nayo muhaye yanga kungarurira. Ndangije ndebye kubw'umutekano wanjye ndavuga uyu muntu sinzi ahantu yitoreje, mbayitoreje mu Gatenga, mbayitoreje kuri Maison de Jeune. Nari igisore rero mfite ibiro byinshi, ndavuga ariko aka kana kanyubahutse n'ubu busore bwanjye nshobora kuba afite indi myitozo yo ku rwego rundi rukaze. Yantera n'icyuma kambaga kandangiza aho kugira ngo ngwe mu biryogo. Ndavuga ntireka ngende, ariko ngenda ndakaye mvuga ngo nzamutega ikindi gihe. Numvaga nzagaruka niyoberanyije nanjye nkamuhana. Imana inyihera agakiza ubwo nari mu minsi ya nyuma yo gukizwa, ariko wumve ko mu biryogo nari mpaguye. Iyo ndaha rero nibyirira abantu bakiri mu izo ngeso mbi twagiye tunyuramo. Ntago ari byiza. Yenda tuzakomeza tujya n'inama mbabwira uburyo byanyiciye ahazaza. Urwego ndiho sirwo nakagombye kuba ndiho. Hari ubutunzi bwinshi bwagiye, hari igihe cyo gutekereza indi mishinga cyagiye, hari amafaranga nagiye mfusha ubusa. Nageze ku rwego giye nakoreraga nk'ibihumbi 450 ku kwezi, ariko ntagire icyo amarira. Ubwo abandi baguraga ibibanza mu mujyi wa Kigali bagura n'amazu, numvaga agiye bitandeba. Kwari kujya kugura abakobwa, hari n'ibindi twitaga ngo amabuno y'ihene, tukajya kwirira neza, kurya inyama, mahoteli. Yewe naranasohotse ahantu henshi nyaburanga mu iki gihugu henshi ndahazi.
hoteli yo ku Kibuye iriya y'abaporoso yitwa Betania, za guest house mu mazi hariya ku Kivu, na n'iriya hoteli yo ku Gisenyi iriya yo ku mazi twigeze kera yitwaga Serena Hotel, twajyaga tujyayo baza kwihindurira izina. bivuze ngo Serena Hotel ni izina rya kera cyane ntabwo ari irya vuba, kuko ngenzi yino hano mu mujyi iriya yo ku mazi neza yabanje kujya yitwaga, ubu sinzi uko bayita ariko yitwa Serena. Twajyaga tujyayo tukahamara igihe, tugasura ku Kagera nagiyeyo, kuri Muhazi nagiyeyo, Icyangugu hariya ku mazi naho nagiyeyo. Twari ba mukerarugendo dufite gahunda yo gupfusha ubusa amafaranga. Ab'iki gihe rero aba basore bacu bazadukurikirana n'abadukurikirana kurya ubuzima, reka ne kubibabuza, ariko ugomba kugira n'ubuzima bufite intego, ukinezeza ariko wubaka n'ejo hazagira gute hazaza. Twebwe twagize ibintu byinshi twangiza, dufite n'ibyo turegreta, sibyo? Ku buryo iyo nahuye n'urubyiruko mbagira inama yo kunyura mu bintu ariko bafite uburyo bubaka n'ejo hazagira gute hazaza. Nimba mugiye kwinezeza, nimba mukora izo za anniversaire, nimba musohotse nk'abantu bakorana mu kazi, ariko ukabikora unubaka ejo hazaza. Hari ukuntu abantu birara akabona afite uburyo bwiza bw'akazi keza n'amafaranga akagira ngo bizahoraho. Iyo mbimenya rero ni uko iza nyuma, ariko ubundi ryari ijambo. Abasore rero inama nkuramo nabaha ni ukujya bagenda mu bintu ariko bafite uburyo batekereza neza, kuko hari ibintu, hari igihe, sibyo, wakoze imibare mike kandi ukaba utazakigarura. Hari n'ubutunzi wangiza mu buryo bwo kugasipiya cyane no kwirekura cyane, ugakora ibikenewe n'ibidakenewe, ukaba wishe ejo hazaza hawe. Ukazasaza uri umutindi cyangwa uri umukene, uzize ko hari ibintu byinshi wanyuzemo bikenewe ariko ukarenza urugero, cyangwa wanyuzemo bitari ngombwa ukica hazaza hawe. Imana iduhana umugisha. Nkomeza buhamya, ubwo nabaye mu utwo tubyiniro, mba mu buraya, njya ndegreta ko hari abantu twakuranye bajyaga bangira inama, tujye kugura hanaha ku Gisozi, tujye kugura Noruveje hari ubutaka bugura make, tujye kugura ku Ruyenzi hari ubutaka bugura make. Nge niberemo ibyo binezeza, ibyo nabyo ntago nabura kubiregreta, ariko nta n'inama b'iki gihe, mbere yo kwinezeza banza wubaka ubuzima, numara kubugeraho n'ubundi uzarya icyo ushaka, uzajya aho ushaka, uzasura abo ushaka, uzatwerera abo ushaka, uzafasha abo ushaka, ariko warabanje kubaka ubuzima. Mu ijambo rimwe njya nkunda kubwira abantu ngo ntukarye ubuzima budahari, kuko iyo uriye ubuzima budahari urinda upfa utariye ubuzima, ariko iyo uriye ubuzima waramaze kubwubaka uburya forever. Imana iduhana umugisha. Urakomeza ukarya ukarya, kuko wabanje kubwubaka urakomeza ukarya ubuzima. Kandi no mu busaza ugasanga umusaza n'umukecuru bagiye aho bashaka, bafashije abo bashaka, bashyingiye uwo bashaka, batwerereye abo bashaka, bateye inkunga umuntu bashaka, bari kurya ubuzima, yego, babusangiza n'abandi kuko babanje kubwubaka. Nicyo nifuriza urubyiruko rw'iki gihe. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Wenda ukurimo uravuga ndimo ndabyumva cyane, ariko bitumye ngira amatsiko nkurikije ijambo ry'Imana tuganirije, ubuhamya uduhaye bitumye ngira amatsiko. Uratubwiye ati ubwo ntago ari njye ubwiye gusa, ni abanyarwanda muri rusange. Uratubwiye nk'abanyarwanda ati ngewe nari mfite abagore ku buryo sinavuga 50, kuko mvuze 50 hari igihe nasanga bagira gute barenga batari 50. Ahubwo mese nibaza ni yo kwakira agakiza urakizwa. Ndabaza ikibazo kimwe, ese ujya ubasha guhura n'abo bagore? Bamwe muri abo ngabo hari abo mushobora guhura mu nzira gutya wenda banagenda. Icyo ni ikibazo cya mbere. None se wenda iyo uhuye nabo, iyo uhuye n'umwe muri abo bagore, sibyo,
wenda hari uhura nawe ugasanga ubuzima bwarahindutse uko biri kose guhera 2008 niko watubwiye guhera za 1998 urumva iyo myaka ni myinshi cyane. Hari abo usanga n'ubuzima bwarahindutse ugasanga barakijijwe, ariko uko biri kose hari n'abo uhura nabo ugasanga baracyari kwa kundi, ntabwo ubuzima bwabo bwigeze buhinduka. Wenda nubwo ari abakecuru bamaze gukura kuko urumva muri mu rugero rumwe, ariko ukabona baracyari mu nzoga, baracyari mu ntuza. Kuko hari umuntu wigeze kumbwira, hari umukobwa wicuruza, niko kazina nsigaye numva ba cameraman babita ngo n'abakobwa bicuruza, ntabwo bakibita indaya, ngo n'abakobwa bicuruza. Abo bakobwa bicuruza wenda ugasanga mu myaka arimo umuntu ntabwo wenda yaba yicuruza, ariko kubera ibintu yanyuzemo byamuteye yenda nkihahamuka, aracyari wa wundi, mbese nagahinduka. Niki mubasha kuganira, mugira kiye kiganiro kimeze gute wowe ukijijwe ubona ko atigeze akizwa ngo ahinduke? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Nagize ifuhe ryinshi nkitangira nkimara gukizwa, twari tukibonana nabo benshi. Ubu ntago nkikunda guhura nabo cyane, ariko hari uwo duherutse guhurira Nyabugogo ndi ku kazi, ahantu nari ndi ku kazi ko gucunga umutekano ijoro, nyine aho nararaga ijoro. Wenda mugarukaho, ariko nkimara gukizwa nagize ifuhe. Hari abo nagiye nsura nkababwiriza ubutumwa bwiza, nkababwira inyungu yo kuba mu gakiza, nkababwira ko nahindutse, ndetse ahubwo byari bigiye kumviramo n'umutego. Ukabona kubera uburyo mwabaye inshuti, mwasangiye byeri, mwaryamanye, ukabona arakwisanzuyeho, ahubwo akazana n'amaburaga avuga ati reka urava hano, si ubwo gutyo gusa uko wiboneye, kandi ngo nuko wakijijwe bikakubera n'urugamba. Ariko harimo abo tujya duhura barakijijwe. Urumva nafashe igihe cyo kujya mbabwira, isi umuntu agikizwa yaba yumva yakagurumana, aba yumva ibyiza yahuye nabyo kubera agakiza, yabisangiza abandi bantu. Nagize iryo shyaka rero, ariko nkabona hamwe nzagenda mbigwamo babinsubizamo, nza kubihagarika. Ariko nshima Imana ko harimo abakijijwe. Hari abo tujya duhura barakijijwe, hari nabo nagiriye inama. Hari uwo nigeze ngira inama nduhuye ngiye mu ivugabutumwa Nyamagabe, nawe yavukaga za Huye, ariko ambwira ati ngiye kwishingira, kandi nzi neza ko yasengeraga mwuno mujyi ku itorero rimwe. Ndangije mufataho umwanya, ndamuhendahenda, nabubwa nti nimba warakijijwe wisubira mu byaha, ko twajyaga tujya kubyina na za Karivadosi. Hamubwira nti rero urabona mu gakiza wagize agaciro, wabaye umuntu mwiza, warahindutse, none wijya kongera gusubira inyuma mu byaha, utongera ukamera nka cya gihe. Nta muntu wakubahaga, abaguhaga agaciro n'amabande n'abajura ba Nyabugogo n'abantu b'imbobo basa nabi, none ubu uriyubashye, urasa neza, nta n'umuntu utaguha agaciro. Ibyo rero byo kuvuga ngo ugiye gusubira inyuma cyangwa ujya kwishingira, tegereza icyo wavuganye n'iki n'Imana. Nta makuru ye mfite rero ubu, ariko amakuru make mperuka, yaje kwambuka ajya mu gihugu cy'abaturanyi hakurya cya Uganda. Ubwo rero nizera ko yakomeje mu gakiza, kuko nizo nama namugiriye, ibindi simbizi. Nyuma rero mw'iyi minsi ya vuba, nko muri 2015, urumva ni vuba ntabwo ari kera cyane, nibwo nahuye n'umuntu wari inshuti yanjye mu ubwo buraya, ateze Nyabugogo aho bita Karivadosi. Kuri iyo myaka Karivadosi aratega, mbona muri kangahe 2015 ejo bundi. N'ejo bundi turahura. Tumaze guhura, urumva kuko twabanye igihe, aramenya nanjye ndamumenya. Aho ngaho narindi yabonaga akazi ndiho, nandi ku kazi aho Nyabugogo, ndi gucunga iby'abandi. Arangije aranyitegereza, araza ampobera nka kumwe kwa kera, ziko nyine yisanzura. Hari n'imigani bajya baca, noneho arisanzura rwose, ampobera cyane angwatira. Ndangije ndamubwira nti nkuko byari bisanzwe. Ndangije ndamubwira nti sigaye banyita pasiteri, kuko naho ku muhanda banyitaga pasiteri. Ni umunyenga 100%, turaza kubigarukaho. Nako navuga, uretse ko bagira ngo ni ugukabya, navuga ngo ni umunyenga birenze 100%. Uba wumva ufite amahoro yose,
uba wumva ufite ibyiringiro byose, uba wumva ufite imbaraga zo mu mutima, uba wumva ufite ubundi bwishingizi, uba wumva ufite indi gisunika. Mu yandi magambo uba wumva uri umuntu uri aho wuzuye, ufite ibyiringiro bya none n'ahazaza, kandi ufite imbaraga, uzi n'aho uva n'aho ujya. Si ko ufite umurengezi uruta abandi bantu bose witwa Uwiteka. Nari nkikubwira rero ubwo twarasuhuzanyije amobera bisanzwe, ndavuga nti reka ntago nkiri wa wundi wa kera, narahindutse. Naha ku muhanda uko uzajya uhanyura uzajya wumva banyita pasiteri, nubwo gende evangeliste bisanzwe, ariko abantu ntibabura kunyita pasiteri. Ndangije rero arambwira ati ndacyari muri ka kazi, kubera ko abana be nari mbazi. Arangiza arambwira ati barunaka barangije kwiga, ariko jye nta kandi kazi nabonye, ndi gukora aka kazi, ariko mbona kuze ari mu rugero yakagombye kuva mwako kazi kabi. Icyo gihe twaratandukanye, ariko abonye aho mpagaze, aragenda arazenguruka ijoro ryose. Mu gitondo aza kongera arambwira ati nahebye, ntacyo nabonye, mpa amafaranga ntega akagare ntahe. Umuntu twabanye no mu buryo nari namubwirijemo ubutumwa bwiza, muha amafaranga aratega arataha. Mugira n'inama nimba yarazumvise zo kujya mu gakiza, kabivamo. Atangiye kubona abana bamufasha, nawe arakuze, ageze igihe cyo gutanga inama ku bana, yagira n'umukwe se, yagira se n'abakazana. Ndagerageza, ntago nzi aho ari, ariko byiringiro no kwizera nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Nawe namwifurije ko Imana yamufata ikamuha agakiza. Sinzi aho bigeze, ariko naramutongereye ndanabimubwira, mugira n'inama. Yego, tugana ku musozo, nanjye ubuhamya bwawe nari nabwumvise, ariko numvishe byaba byiza ko bunanyura kuri yino YouTube channel yitwa Gasabo TV Limited, kuko buriya njya nemera ko buriya umukozi w'Imana, sinzi, ariko umuntu kwita umukozi w'Imana pasiteri mba numva ari byiza cyane. Nanjye ni benshi cyane iyo mbonye umuntu akorera Imana mwita pasiteri. Kubera iki? Pasiteri uretse amadini abihereza titire mbi, titire ntago ari mbi, ihanitse. Pasiteri bishatse kuvuga umushumba, kandi mpamya neza ko na gutya abantu benshi cyane babwira ijambo ry'Imana kuri YouTube, abenshi muri bo babona basumbye byinshi cyane. Dusoza rero, reka ngushimire kuko uba watanze umwanya wawe ukavuga ngo reka zuganiriza abanyarwanda, no kuba byonyine waranatekereje ukavuga ati reka nshinge YouTube channel izajya ibasha kunyuraho ijambo ry'Imana, ngira abantu inama. Nta wamenya, ejo hari uzaguhamagara arwaye ameze nabi akakubwira ati nsengera, ejo bundi hari uzaguhamagara kuko ndagira ngo nitunahura tuze kuganira kuri icyo kintu, hari uzaguhamagara akubwira ati bimeze gute, ukaba wabasha kumusengera. Uyu rero ni umusanzu uhambaye cyane, ndetse ushumbye inama, ndetse uragira inama nyinshi cyane, kandi koko tuba dukurikiranwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda. Diaspora turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi ikindi munadusharinge, kandi ikindi nimero tuba twayibahaye, mwokagira Imana mwe hari igitekerezo, hari inama wabiduhereza. Ciao ciao, ikiganiro nakagaruka, reka dore mu kindi kiganiro kiri buze gukurikira.